umaze iminsi ugoye cyane cyangwa barakuroza ariko uwo muratu grafe ngiye kwakura pasta aza kurebe ushobora gute Allo pasta ihute n'ukuri grafe wanjye ararembye ihute umusabire y'abakunzi b'ikingito badutega iminsi baduhora amajanja bakunda gahiye akabisikaza bagakwepa bahora yego mfungurire ni nayigize ngo nizanca karafu ngo nzireke cyangisubize waje mfungurire ariko wari gukomanga ryacana hano nibi ese nashimwe nahimbaza hano niho kwa rafiki niho wakwinjira mu byubahiro byanyu babukoze ukujyana n'ibyo bikwetora izi nkweto waziguriye bose ntayanyura hano tunyuramo ugomba asesha wabasha ura nabuze ko wangu wari umukozi w'Imana mumbabarire katambuke zaho gusubira ku ruyi yego boss ese nashimwe boss ari gushimwa iki ariko pastor bura mwigize iki ari gushimwa iki ukubona garafure wanjye atarembye genda ndamushima amaze gukira ijambo ry'Imana riravuga ngo avuga idahiye manza wakize garafure wanjye ibyo ngibyo bizana inyuma ntago ari njye uri gumukiza ngamusengera ki ndahamagara imbaraga zo mu ijuru nyine zihamagare vuba ariko se urubona garafure wanjye atari gupfa ako pastor mwamu kwigiriwe iki cyangwa nimba uzi ko udashoboye kumukiza usohoke iwanjye wigende ijambo ry'Imana aba bantu bafite abadayimoni ijambo ry'Imana riravuga ngo ako pastor unasuzugura uyu niwe garafure wanjye ni urwanye ntabwo ngwari bari gufata mu mutwe yenyiriza garafure wanjye ibindi bizana inyuma kubw'imbaraga n'ububasha twahawe nakire mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo wizera azabeshwaho no kwizera ari umurwayi azakizwa no kwizera adakiransobanuriye icyakuzanya iki gitabo nubwo ukibona gutya ntugisuzugure ni ijambo ry'Imana ngaho kubw'imbaraga z'Imana nahaguruka gende mu izina rya Yesu yaramaze ukwezi atagenda kwa kundi mwishyira hejuru ngo muraba bose ijambo ry'Imana niryo biri hejuru ya byose urumva hari ahantu hakikujya oya ntaho ndi muzima ndesta bye urumva umeze neza fresh ase aho mwicare mbasomera ijambo ry'Imana pastor ni biki bigusakuza kwa bossera amwana warakize se yakize kakagobo kurene nagapinze nawe nakaboneka mu bukweto bushaje akagira ntakazi gusenga ibi ni ijambo ry'Imana ribikora haleluya amen ahubwo se garafure mu pastor yabikoze tu bana cyane ntuzongere kwita pastor Babylon nibyo koko ahubwo se wakuzanira amakire wayate koko ndagaspi petit frère je nisafura nawe imara bakanyugaza n'ibindi nkabiki yes segonderi imwe utuponzi ibyo kurya si byo byonyine umuntu agomba kurya hari ibyo kurya by'umwuka icyo bita ijambo ry'Imana yego pastor ahubwo akabazo gato hari nk'umuntu w'umupasiteri wadusobanurira aka kana ni gute umuntu nawe izo mbaraga za mwuka wera zamuzaho umuntu wiwe yagwara akamwivurira nyine tu agasenga agakira hari imbaraga z'Imana hari imbaraga twahawe n'Imana ziba muri twebwe nubwo inyuma ku mubiri tuba dusa nabi dusa nk'abasuzuguritse ubona twambaye nk'abatindi ariko hari ubwiza bw'Imana buturimo tangiye kutubesha nawe nese kuki twese tatujya nawe byakujyaho bishatse ijambo ry'Imana riravuga ngo mu mahanga yose uko ryo gukiranuka agakora ibishimwa n'Imana Imana iramwemera ahubwo se pastor ariko se kutuvura umwana agakira garafure wanjye ukubona yuko ameze fresh no Yesu uraduca ngahe tu no nta mafaranga mbaca kuko si njye wamukijije ahubwo ndashaka ko muzajya mu rusengero mugashima Imana mukajya musenga Imana nizangurura impano twahawe n'Imana ntabwo igurishwa ariko si uko nanze aya mafaranga ndeba nta n'icongo mfite nk'iy'abapasiteri ariko si wagenda nkafata oya ariko Imana yaratubwiye ngo Imana yacu ntitwayigushe kuko ingororano zacu ziri mu ijuru muratashe
ne nagupinze nayo usanga n'umukozi w'Imana oya nta kibazo ariko dukweto turashaje igihugu rutundi twebwe ingororano zacu ziri mu ijuru ntabwo tujya duseba wabonye abandi bantu ukuntu bambara ijambo